Do you understand? Uranyumva? Tesi uranyumva? Idiots. Amazina yanjye nitwa Kalangwa Tesi Megan. Mfite imyaka 22 y'amavuko. Ntuye mu mujyi wa Kigali aho mbana na papa wanjye ndetse no nita mama we nkomoko y'ibibazo bimbaho byose. Ngeze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye nibwo namenye inkuru ya nyayo ku buzima bwanjye itandukanye nuko nakuze nizi. Uyu yitwa Sangwa, ni inshuti yanjye ihora mu bibazo byanjye byose. Naho uyu we yitwa Sandra, ni murumuna wanjye, aranyanga ku rwego ruhagije. Papa wacu we ni ntacyo bimbwiye, yumva umugore we kurenza ibindi bintu byose. Dave we arankunda cyane, gusa yaba urukundo, ubuzima, ibi byose nta cyampiriye. Iyi ni inkuru yanjye. Urumva kare kana kagushije mu mutwe mu buryo wumva abantu bose babadoye. Nako wabyumva. Twe badoye bangaye se muki? Nawe urashaka kuba wese? None se kuri kumbaza ngo kubadoye. Nyine mu mwumva mumeze mu. Ariko reka mubwire sura ka Sandra. Ako jye muyibanza. Sura ba Sandra. So shaka gutendeka abakobwa bere mu muryango umwe bro. Shaka kubutazi ico bita abavandimwe. Nyine urumva abundi ukuntu bimeze. Sibyo? Cyewe Sandra numvaga nta kibazo nyine kuba turi mu gukundana. Ako mwana twese turabaje mu tujye tubwizanya ukuri. Uriya wabona mukuru we arimo arakwitaho nka kuri arimo aranyitaho ukazuyaza. Mwana yampeta arimo no mutamira umuzima. Nako wabyumva. Bebe ni muzima mwana. Ariko nanone reka mubwira mwana. Aho kujyana nabwo ugiye kubiteza mwana. Byasaba kuzajya bagendamo gake ku mwana bari n'abavandimwe ntabwo icyo bakuvuga n'icyo bakugambanira bose. None se keri urumva ngiye ibyo wamvuga mbye ngomba kubyitaho. Nge ubundi intambara nyine ukenda byumva ko ari intambara nzarwana sibyo byonyine nabavandimwe n'ubundi basanga bameze nkaho bapingana batumvikana sibyo. None uvuye ku muto ugiye ku mukuru. Nawe tekereza n'ujya wicarana na Tesi wenda nk'urugero nka Sandra kinjira. Erega mwana ujye umenya ko niba uri umugabo. Ese uri muri tayari gutendeka bana. Erega ntabwo nshaka gutendeka. Ndashaka ko Sandra ndekana nawe then nkakomeza yana Tesi. Ikindi buriya ka Sandra ari uburyo kamfashaga nyine financially. Jya kubona nkabona kamireje nk'icumi. N'ubwo ndamutse muhamagaye nkambira ngo ikibazo sinzanakura amafaranga. Uraze yigeze ubupfubuzi. Oya so ubupfubuzi mwana si ubupfubuzi rega. Nawe rero life tubayemo sibyo. Tesi! Aba mfite umuntu financinga nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Man nyine dore cyazo hano kiri man. Reba yambe bikona ameze. No musazi. Sibyo? None mbwira nyine ukuntu muzaguruka none kujya murira mu kigo. Man kareka bikagira amagambo. Man wumva utuntu gakwirakwiza mu kigo kavuga. Man karavuga. None ibaze kugenda nyine uriduwaye kajya gakwirakwiza ngo uratendeka ngo ibiki ugiye kuri mukuru we ibiki. None ugumye mu muryango umwe. Iyo utendetse mu kigo ntuze ko uri umu agent. None abavandimwe 10. Man erega nta gahunda sinzi umuntu. Nose aha ngaho nje ndashaka kumenya point nyine kubera iki ubundi udashaka Sandra mupfuye kakanya. Ntago nyine nta kintu dopfuye nuko nyine umutima wanjye utarimo. Mbebe nyine mbebe aragukura nyine akora itundu cyose tugukurura.
kuriya kuntu arimo araza nyitayeho azambaza ngo umeze ute urumva nanjye kiracyana cyangusha so kubeshya none se ubwo kandi uri murambwira niba nawe uzi ko byakubaho kuki uri murandwanya rero mwana ndamubona nkumva uruhara rumeze umusatsi nuko nyine mfite umuntu ariko man ntukangire neza ntukangire mu bintu You better stay away from my ntukangire man, mu okay? bintu Definitely mind your business umva ntuzongere kungira mu bintu ndandebe eka mubwire ushaka kuba uri gukina n'ikipe utazi samari kuki ukunda kwivanga mu bitakureba birandeba of course it birakureba my se man umva First ubu of nta all- uri bumenyere nyoko nagahari araza, ibyo wigira byose ngo uri araza. kumwereka ngo na mama wawe njye wari wazi ugasanga nakugiriye mu bintu mani ndakwiyamye umbabarire ufate tesi hanyuma ite nifatira kasangwa n'undi wose na besto none turebe ngo ikigo turagishubika duhaye kandi ko nakubwira agacyayi Yeah. bana mu rugo ngo urugwemo cyase ibyo bintu by'ibyaha byo goza cyangwa uvuye wanyu kimwe nzana amazi bro cyari ikindi kintu gikonje kitari ibintu by'ibyaha nge ndahuza mu bikombe nzana amazi aho usigaye warigize ibiki keri kimenya ko twakuze ariko ubu dusigaye turi abakapo bro kazinde ariko nkubonera amazi muzanira yo muri ruhurura se cyangwa ya ruhurura se ajimenya ko twihaye bro sawa nyine mwarihaye we ako bwo kuba ufite izo confidence umeze gutyo usoza kwigeza bimeze bite uraza sangwa nyemerera bizongera ibiro murano wo kwiyongera none ukuntu uvuga ngo sangwa kwemera man reka jye umenya ko muri kira kigo turabastari sibyo nta nubwo wakagombye kuba urimo kubwihira umukobwa sirika tuvugisha ukuri sibyo wenda ukunda tesi akumana ubona sangwa atari danje man kora karakana byo ni sawa ariko nawe ufite icyana kimeze neza ntabwo turamera neza ndashaka ubundi couple yacu ndashaka ibiyambere mu kigo asundi wakunana na duwa ukamera ukabura gute bura niwe queen mu kigo ariko zamenze man cyane nawe turi kubura cyane nakandi ka kabiri nyine wowe ufite uri umwe kuri mwavunjemo babiri n'ubundi ko biri kose reka mubwire kabi uzongere nzewe ndakubwiye ngo ukine n'ibindi ubanje kwigira umugome wigira akaryarya urihwereza namaze nigeze nza musange muri kumwe ngo mufate mujyane wewe ubura nishinza abonana na mutwaye yewe nishe ahubwo we niwe wishinze ntabwo nishinza excuse genda ubimubwire wiza kubimbwira wamaze kandi kubona bibonye better stay away from my man Dev is my boyfriend I'm not saying anything ziba nakumvishe mama nabyumvishe mana urayivamo noneho urayivamo ndi kwa papa we kwande kwa papa repeat kwa papa as if anything happened in this house ntago baryamye ndaje mureke ko he is your dad and he's my dad too but my mom is not your mommy okay nzagukurikiza mama waryamye yahiriki musubize nanjye wait for that I should wait. I should wait. Utujye kunyiratana mama wawe ntangereka ni papa okay noneho kugira ngo nanjye mbikwereke uzikarakase turi kure sibyo unuke a small game brandebera tell from my nano bitch now fuck khe yinzu bundi man usko bantu bose baza banyinira hejuru na kariya buretse ndi kubibana ngaho muri musanga hagiye Ngiye mbwira ngo byagenze gute Sikari ubwa mbere nkubonye umeze gutya hari ishyano ry'umukobwa noneho nge numiwe nihebye habaye iki se koko nawuze nawe mera Sandra uri kuntera ubwoba mbabarira byagenze gute Usko nasanze nagiye muri room yiwe sinuka n'ibintu ngiye gushaka nanjye wagira ngo Imana yanyoheje ngo ngende mbire nsanga cya devu kisike kimwandikishwe ibipapuro by'inkundo gusa urumva badasigaye bakundana ntabizi umukobwa yarafashe yaranyishe devu yandikirana I think I'm going to give up because this is too much kabisa oya ibyo ndabyumva birarenze ariko Sandra nawe mbabarira ku giving up nonaha mwese mbigenze ute hari yanditseho ibiki wabisomye byose ngo
ako rubanda rwose ngo nizere ko ngo niba yamuturutse inyuma akamufata niba bamatanye niba bakoze ibiki ntabyo nzi gusa ngiye rwose ubwo ibyo nibyo byakemeza ko bakundana bose bamatana batakundanye akahita namwandikira ngo I love you undi yanshishuye ngo kangiye mu bintu byanjye ngo sinzongeye ko bamwitego wazamufashe sikamubwira niba warantwariye umugabo cyangwa mani namubwiye ngo that's my man I don't want you to mess up with him yambwiye ati nanjye he's my boyfriend ego kuyabivuze n'umunwa we ugenge ngo turakundana ngo kandi ngo nta kintu uzongera gukora nyine mvanese numirwe nyine ndashanyarara niyakiriye nabiretse pe ko nabonye uriya mukobwa yananyisha muri iyi nzu no mu matari ndenza kumva mubwirisha Sandra ibyo ku giving up byo ntago birimo ako gogo yajyabanyici ni hambere se ubuse ninde wakwica rego no uramfite ubu anu yakiteranya akadukubita ngiye nawe cyangwa akakwica ngiyewe mari ntago byakunda ibyo ku giving up byo ntago birimo ko nabonye ari ishyano buriya kari katwihishemo beka kakobwa yego bavuga kusunya kurwana se umva yaragiye kunigira muri cya cyuma ese mva ategerayo tanyicira ndikumva yarahindutse natwe rero niba yarahindutse natwe tugomba guhindura uburyo twakoragamo ibintu sibyo urukundo rwaramuhinduye oya ntago uriya rukundo rwe uriya n'urukundo rwawe oya uriya n'urukundo rwawe ntago ari urukundo rwa kariya gakobwa shani n'agakobwa byo ntago numva nakicara nkagakubita ariko sizo mbaraga zawe tuzagakubite se nagufasha twakadiye cyangwa tuguhisha twakakubita ahubwo ndamubwira kubera ukuntu kahindutse sibyo aka natwe dushake plan nshyashya ngaho se sha ko nkwizera kuri mapanze mfite indi plan ariko iyo twapanze guhurira hano hantu hatari mu rugo mana we ndategereza ukagira ngo yandi hano nyine hatari mu rugo ntabwo haba ari heza ko hano haba ari safe bagire ngo umwana mwiza ko ari hano nta kibazo ngomba kuza barakoze ese ko atari njye waje kureba ese nabanje kureba ndebe undi se turi kumwe your boyfriend ahubwo sari ari ibyo atari yese nyine basi yagiye he ndakwiyamye njye nabwo ibyo umva juzuje kunsura Dave umushyize ku ruhande mwese si mubamo hano kandi mwese turigana so nyine mba ngomba kumekinga ashaka mwese ikintu cyo namaze kumenyera iyo uje kunsura njye uhamagara sibyo ko ngewe n'ubundi nyine uje kumprofitiraho kuko ntabwo wahamagara Dave ngo umubwire ngo uje kumusura kandi waramusuye ejo ntabwo uri inshuti nziza mbanje kureba wowe nyine niwe mba nyine kureba ese kamaze mubaze kudaheruka kuza ku ishuri uburyize kujya kwiga kushobora gukora iki kwiga se ubona ari ngombwa ndeba bimfashisha aba babies wowe wumva kwiga atari ngombwa mbese ubona bizatumarira iki si barangiza kugarundi bakagenda ukaba agent acuruza mitiyu se nawe kiganira nawe ibyo ushaka urabona turi hafi yo gukora cya leta urabona diplome uzayibona ko gushase bitwaye iki siko nkubonye ngo urabona bitambereye se sha nago bikubereye pe ariko ndabona nta kintu bitwaye oya winjijisha bwo banze mbwire story zo kwa gatanu byagenze bite suze handi tukunda guhagarara school Dave yaraje amfuka mu maso none amfutse mu maso ngira ngo ni Kelly nangira kwivugishwa ngo yiwe ngibaze ngo Dave akubonye umfashe kandi Dave ndamukunda nangira gutaka Dave nyine Dave usandekuye mpindukiye mbona niwe sheri nagize isoni ndeba ukuntu nivuyemo namubwiye ko mukunda amarangamutima mbese nabivuze
umva mbikubwiye ntabwo wapfa kubyemera ndumva warahuritse nshuti yanjye narabimubwiye Devu yarandekuye arandeba buri icyo avuga aranyitegereza ariko byaramushimishije ntabwo byabura uriya muhungu ntaranyemera byihorera ahubwo se bite yewe biraho nyine birasanzwe ahubwo shesheri nibagiye kukwakira kango wakaje wowe iga wowe urabikeneye sweetheart ujye umenya ko ubuzima buhinduka ubwanjye ntaho buzajya ibyizere wigirira but whatever the case sibyo ntabwo byakuraho ko utagerageza kwiga you're my friend ntabwo nshaka kubona tutagiye kwiga ahantu hamwe. What do I need for? I don't need it. I don't. As long as njyewe ndakuza kushira baje kwera ko Dave yaje. Dave yabaye mat, Dave yabaye physique. Don't try to ruin my mood. Ndabona kubwira ukuntu imba nishimiye Dave yaje. Tukajyana, tukaganira, sibyo nzige muri akakinitaho. Ese ujye umenya ko musaza wanjye ari umwana ujya kwiga azi kimujyanye. Sinye simba ndiyo. Uri yo nyine. Gusa kandi musaza wanjye akunda abakobwa bazi ubwenge like uravuze ngo nabwenge nzi. Uzi ubwenge ariko ni hafi ya ntabwo. Kuko I don't understand ukuntu umukobwa muzima nkawe umbwira ko ujya ku ishuri ngo uje kureba umutipe. Hanyuma umunsi atazaba ari kuza ku ishuri. You won't study. No. No. That's my man, okay? Kandi wanyu mubazi ngo waje ku ishuri. Nese simhomba najya ndima nati mbaje ku ishuri. Ubundi ikintu mba ntekereza. Utwara nkamwe tukiga muri segonderi. Tutanarangiza gusa mwasariye mu rukundo. I don't get you. Naje kubona ko sigaye umfuhira. Kwa ko batagutereta nashirugira shaka. Shiri urabizi neza gutetwa ndatetwa but I don't have time for that. Kambanze mutagira aho ndakurana n'iki gihe mbona nazi. Uri inshuti yanjye nta kibazo. Ngase mbwira yo bimeze bite. Shingiye birasanzwe nge na James nyine ni bisanzwe. Sonje ako ngiye sinzi reka mutere story. Mbona James mutaberanye. Ma nubwo ndi inshuti yawe sha James ntabwo muberanye pe. Mbona biraho bisanzwe. Turi inshuti gusa turi inshuti. Sha wapi. Mbona ari agahungu su. Mbona ari agahungu kakagweje wa mugani. Sinzi ukuntu sha mbona nazi ukuntu ameze. Akoreba Dave. Dave ndamwemera. Wabuzwa n'ikizi? Abuzwa n'iki kwa mwihebeye? Ndagira ngo ari ibire ndimo ndapanga muri no minsi. Ako nzakubwira ko sha ibintu byanjye ni birebire tu. Meze biteze. Nubwo ubona mba navuze sha mu rugo ni danje nyine tu. Yawana sha. Inshuti yanjye. Sinzi uburyo nabikubwira ariko nyine rimwe mba nishimye burumva nyine urabona kuko turi kumwe nishimye ariko mu mutima wanjye. Sha ntabwo biba bimeze neza ariko ibyo mu rugo tubirekera ata. Oya ntacyo ni no kwihangana ubuzima se ko ariko bumera uzajya nyine wihangana. Ngiye kwihangana bya Sharika mbwiza ukuri. Yose ko nandi mahitamo hari wabigenza gute? Komeza nyine ubikore. Ntabwo wakubije kwikora. Just leave me alone. You want me to leave you alone but still you're my best friend. And so mind your business. That's my man, okay? I just have to go to school. Njye kumureba. Nukuri kumbwira. Do you remember that's my brother and whatever I can say. Yakibahiriza nk'itegeko. Ngaba uzamwishakira. Cyangwa njye ndika kukuvugira. Uramvugira. See now you start talking like a friend. Mbega ubwo nibwo bushitibwanye nawe ubushaka. Ubwo ngubwo ni Dave niba atari Dave nta kindi kintu kwaganira. Nawe ahubwo se ari he? Cause yatinze ari. Yatinze niwe waje kureba. Narwubera mwese nyine twige. Tuzanye ibyo mukora muri ibyo bintu niba waje ngo twige tugiye kwiga ako musazanye bumuretse umuhamagara nyine mubaza mushaka iki ngenda mutereta hari muri turi kumwe hano niyo mpamvu nshaka kaza ko anyways waje ngo twige reka njye kuzana ya copy dusubiremo and then wenda arava muri sport kiri hano none hari rirashyana ngo ni Sandra arateranya ibaze kejo namusanganye na mama wanjye mari uzi binarema aravuga ngo ngenda ngo mu baturanyi musebya ngo ngenda ngo mvuga ibiki mari yavuze amagambo shora mwana n'umwana ihangana bizarangira ikintu kitagira iherezo sibyo kandi turi kumwe n'Imana muri kumwe bizacana sibyo uyihangana ntaruko bizahura Sandra neranya ku buryo na mama tandodeshereza urukweto mani ihangane sheri ihangane bizarangira nta kintu kitagira iherezo sibyo
wowe reka twige turangize ubuzima buzagenda neza sibyo shama ngiye kunyihanganisha ntabwo byakunda pe oya ese wabigenza gute iyo ngeze hano hantu biba induru ndagira mama ndagira Sandra nkagira na papa we nta nubwo azi ukuntu mbayeho nshaka kubimuganiriza ngo mbimusobanurire bikanga ariko uriya mukobwa Sandra yazamo nimba twarapfuye iki nimba ndya nkamucura simbizi pe ibyaha byaranshanze Tesi maze iminsi mbona ntazi ibintu byakuzamuriye confidence. Please, you have to respect yourself, okay? Do you get me? Madam, respect yourself. Ufite inshuti zawe, ufite izanjye. Class imenya aho barizwa. Sibyo? You have to know your boundaries and you have to know mine. Learn to know our boundaries and learn to put where your nose belongs. Sibyo? Ufite inshuti zawe, ufite inshuti zanjye. Like usigaye wimurika ahantu hose ngiye ubuhari. Hano, you are unknown to me. You are not my sister. Do you get it? Do you understand? Uranyumva? Tesi uranyumva? Idiots. Kiri, bro. Kubedo yari wudratye. waje ryari? Waje ryari? Nashize akaje n'iki. Wicaye aho ngaho nese. Nanjye zo bakora siporo mwana. Waje. Jisuri mu. Kubedo no Uranywa igikoma ukaryamuza ibintu umaze kuza. Man, cyazana n'igi ngiye njya mbona siporo mana ari ibintu by'imirembe n'iki. Ariko nambe nawe ufite nyine icyo ushaka tu. Utsindira icyana ndakubona. Abo wayimumaze kubaho. Asiko mubaze mbere bwo sinakoraga siporo man. Mbere bwo sinazikoraga. Nasi nkunda makuru ya Tesima. Bo. Tumaze n'imisi tutaganira ko nge nawe. Nerutse kuganira na Sangwa rero. Ameza amakuru atari meza. Ambwira amateka ya Tesi. Buriya nubwo tuba tubona abantu bagenda ariko buriya hari abantu baba bafite story noneho zirenze ku buryo wa mugani no kuba tunamubona seka ahubwo n'umutima ukomeye afite. Yagenze gute se man? Tesi akigera mu wa gatatu nibwo yamenye ko uriya mu mama babana buriya atari mama wawe ubwo ari nyina. Primaire secondaire. Nibwo yamenye yuko uriya mu mama babana ari mukasa ahubwo atari nyina. Urumva yahoraga nkamufata nabi bashwana ariko nyine agira ngo ni kwa kuntu nyine ababyeyi baba baremereye ku bana babo ariko nyine yamenye imvo n'imvano yuko y'impamvu bamufata nabi. None se Tesi ubwo Tesi nagavukana na Sandra bavukana kwa se gusa. Man yambwiye story ye nyine numva nanjye birambabaje ako nyine nta kindi kintu tuba twabikoraho. Nyuma y'ibyo rero hari indi nkuru nziza. Ubwo noneho namaze kumenya ko ankunda ntirukasi narenze no kubicisha mu zindi nzira. Basi ukuntu byagenze. Last Friday. Nagiye mubona yicaye inyuma y'ikigega bitanza mufata gutya mu maso. No mufashe mu maso kubera ko izo braga atazimenyereyeho agira ngo ni wowe. Abaravuze ngo Kiri ngo ukuntu mfashe nk'ubwo umugabo wanjye aramutse ambonye umugabo wanjye Dave aramutse ambonye ngo nari ntangiye ngo kumwiyumvamo twe tutamenya ngo kuzamo neza ngo munteje ngo gatuma ngo bita bipfa ngo wankunda ari wabibwira zingo ninjye ariko bro ndakubwiye ngo inamure nanjye ubwanjye yarabimbwiye numva sinzi ikintu kimfashe mu mutima. Nahise numva ikintu kimfashe mu mugongo ntazi ngo gitinze he mba ndamurekuye ariko bro murekuye umukobwa yagize isoni
Yagize isoni mbona amaguru aratitiye intoki ziratitira biri byuya. wowe wumvaga umuntu atahita aguha nka lift yo kuyiye kuhita ujya nko mu ijuru direct ucyumva gutyo mwana. Ntabwo wakumva ibyishimo. Ntabwo nizeye ko nawe siva aho ngaho bivuze nyine yuko n'amukunda tuyisoza. Bitewe na situation yahise ajyamo akimara kubivuga nyine abonye atari wowe. Ntabwo ndari kubona ikintu mubwira. Icyo kirakemutse. Ariko igisigaye se Sandra murumuna aho zamucika gute?